Amarira aba ari menshi, umwana ari mu bitaro arwajwe na mukase ariko yitaga nyina atabizi. Se w'uwo mwana witwaga Michel akaba ari nawe wari wamuteye icupa ku mutwe, yari yafunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gukubita akanakomeretsa umwana ukiri muto kandi yibyariye. Uwo mwana w'umuhungu witwaga Benoit yari ari muri koma, yashyizweho ibipfuko ku mutwe, yashyizwemo serume z'amaraso kuko ari yamuvuyemo ari menshi, yari hafi kumushiramo burundu. Ntiyabashaga kumva ibivugirwa hafi ye. Mukase nawe witwaga Pasikazi yari ahari kurira bidasanzwe kubera guhangayika atekereza ko uwo mwana yakundaga nk'uwo yibyariye ashobora gupfa angana atyo. Ku rundi ruhande, Michel akaba na se wa Benoit aho yari afungiye muri gereza, yatangiye gutekereza neza ku byo yakoze. Ku ruhande rumwe akumva yakoze ikosa rikomeye risa no kwikora mu nda, ariko ku rundi ruhande akumva byari bikwiriye ko agaragaza agahinda ke. Ikibazo kikaba ari uko yarengereye agakoresha icupa, kubw'ibyago rikagira uwo rifata, by'umwihariko rigafata umwana w'imyaka 12. Ntiyarahangayikishijwe no kuva muri gereza, ahubwo icyari kimuhangayikishije kari agahinda k'umugore wapfuye kuri iyo tariki, umunsi afata nk'uw'agahinda gakomeye katazigera kamuvamo. Akongeraho no gutekereza ku kuba yateye icupa rigafata umwana, agahinda kakamwica kurushaho. Hanyuma akavuga ati, mbabajwe n'uko ryafashe umwana wanjye kandi ntarigeze mubwira ibintu byose, ngo amenye impamvu nanga kubona umuntu aseka kuri uyu munsi. Nifuzaga ko ribagwamo hagati bakarangara, kandi na Pasikazi yari kunyumva kuko ari we wateguye ibintu byose. Arenga abikora abizi ko bimbabaza. Mu bitaro, Pasikazi yari arimo atekereza uko ibintu byose byatangiye, kugera ubwo uwo mugabo atahagatira icupa ririmo inzoga mu bandi bana yafashaga gukata keke yo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umwana, abandi baririmba indirimbo zigendanye nabyo, rigafata umwana yibyariye. Ku ruhande rumwe yishimiraga ko nibura ryafashe umwana wabo nubwo yari arembye cyane, kuko iyo riramuka rifashe undi byari kuba ibibazo bikomeye, imiryango igahangana, akumva ko nibura uwabo barabyimenyera. Ni nkaho yasaga n'usubije video y'ibyabaye inyuma mu mutwe we muri ubu buryo. Mu buzima busanzwe, umugabo yakoreraga akazi mu bice bitandukanye by'igihugu, agataha mu rugo rimwe mu cyumweru, hakaba nubwo byabaga agataha rimwe mu kwezi. Icyakora muri iyo minsi yari amaze igihe adataha mu rugo, amezi yari agiye kuba 3. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi, umugore yari yabyutse ategura ibirori by'umwana we, dore ko abatumirwa bose bari abana bari mu kigero cy'imyaka imwe, kandi n'uwo mwana we Benoit wari wabatumiye. Bari baje kwizihiza isabukuru y'amavuko ku nshuro ye ya mbere. Ibirori byaratangiye, bararya, banywa imitobe kuko bari abana, cyane ko mukase wa Benoit Pasikazi ari we muntu mukuru wari uraho. Icyakora Pasikazi yitwaraga nk'ahari mama we. Pasikazi yagiye kuzana gato mu cyumba, ayirambika ku meza, atangiye kuyikata asaba umwana we kumufasha, akibura umutwe ngo amurebe mu maso. Icupa rya mitsingiri barimuguye ku mutwe, umwana ahita agwa hasi, abandi bana baca mu miryango bariruka, umugore asigara hasa n'utaye ubwonko. Michel yari yatashye atateguje umugore nk'ibisanzwe. Yari yasinze ariko bidakabije. Umugore atungurwa no kubona icupa rifashe umwana we akagwa igihumura, ari umugabo we uriteye. Umuvu w'amaraso wahise utemba mu nzu, yakora ku mwana akabona atanyeganyega. Ubwoba bwinshi buramutaha, agira ngo ashizemo umwuka. Michel amaze kubona ibibaye, yegera umugore amusaba imbabazi, agerageza gushaka uko yahagarika amaraso arira cyane, ariko bibi by'ubusa. Igitambaro yamuhambizagaho icupa ryafashe cyahitaga cyuzura amaraso, akarenzaho ikindi nabyo bikabuko. Pasikazi nawe niko yihutiye guhamagara ambulance. Ihageze, umuganga yabajije uko byagenze. Pasikazi yamusubiza atazuyaje ko ari umugabo we Michel ukoze ibyo byose. Umuganga nawe ahita ahamagara polisi, iza kumutwara imujyana kuri sitasiyo ya polisi. Mu gihe umugore yarakibitekerezaho, umuganga yamusabye kuba asohotseho gato bakabanza basuzuma uko umwana ameze. Mu bitaro hari ibwiriza rivuga ko umurwaza asohoka mu gihe umuganga ari gusuzuma anavura abarwayi. Icyakora mu kanya gato umwana yari akangutse, ariko akanguka ababara cyane. Icyakora akabura uko ataka kubera amaraso menshi yari yamuvuyemo bigatuma acika intege. Umuganga nawe niko yakoraga ibishoboka byose ngo amwiteho nk'umuganga. Muri gereza, Michel yarafunganye n'abandi bantu benshi, kuko aho yari ari ariho polisi yabanzaga kugeza umunyabyaha mu gihe gikorwaho iperereza. Witwaga Bosco yarebye ukuntu yari yigunze, aramwegera amubaza icyamuzanye muri gereza, undi amubwira ko hahoraga gato ngo yikore mu nda. Bosco yagize amatsiko amubaza uko byagenze. Michel nawe atangira amusobanurira ahereye ku kuntu yashatse umugore wa mbere, agapfa amaze kubyara, kugera ubwo yaje gushaka undi nyuma yaho, akaba ari wagize uruhare mu kuba yakoze igisa no kwikora mu nda. Yatangiye agira ati, navukiye mu cyaro cyoroheje cyane, muri iwacu nta bya mirenge dutunze, ariko twari dufite ibikenewe. Urugo rwacu ntirwasabaga umunyu.
maze kuba mukuru nakunze umukobwa nawe arankunda, birangira muteye inda mbere y'uko tubana. Ubwo nahise ntangira gukora ibishoboka byose ngo nitangira kugaragarira buri wese ndahite muzana iwanjye tubane. Igeze mu mezi 3 yatangiye kurwaragurika, yajya kwa muganga bakabura indwara. Ibyo byatumye atangira gufata iyo mu giturage, ariko nayo ntiyagira icyo itanga. Inda igeze mu mezi 6 namukuye iwabo, musezeranye ko ngiye kumwivuriza kuko iwabo bangaga kumuvuza ngo nuko yatwaye inda kihaba. Bamufataga nabi cyane, bakamugaburira iby'intica ntikize, namwohereza amafaranga yo kurya bakamubuza gusohoka igipangu, bakamuraza ku nkoni. Rimwe na rimwe agatekereza ko igituma arwara ari ugukubitwa cyane bihoraho no kutarya bihagije. Buri uko twahuraga yanyerekaga inkovu z'inkoni yarayakubiswe, akanambwira ko yumva atameze neza. Mugejeje iwanjye namusubije ku kigo nderabuzima basanga arwaye umwijima. Mbere bamuburagamo indwara, ariko icyo gihe bwo barayibonye. Ku mezi 6 ndari imaze, baduhaye transfer yo ku bitaro bikuru, batangira kumwitaho. Muri icyo gihe njye nawe twabaga dutekereza ku mazina tuzita umwana wacu, tuvuga tuti nawe umukobwa tuzamuhiri, ubwo tugateganya ko dushobora no kuzabyara impanga 2 z'abakobwa, bigatuma twongeraho n'irindi zina. Iyo twageraga ku bahungu nabwo byagendaga uko. Inda igeze mu mezi 7, umugore wanjye yari ameze neza. Abaganga batubwiye ko nubwo asa n'uwenda gukira batamusezerera, kuko imiti yo mu giturage yafashe no gutinda kwivuza byagize ingaruka mbi ku mwana. Twagombaga gutaha ari uko abyaye. Rimwe na rimwe nabaga murwaje, ikindi gihe akaba arwajwe n'inshuti ye kuko itifuzaga ko nica akazi kandi hari. Amezi 9 ashize, mu museso wa kare cyane, umugore wanjye yarabyaye, ariko nyuma ya saa 6 ahita apfa. Abaganga batubwiye ko umwijima wakize, ariko ko bitari 100%, kandi ko mbere yo gupfa yavuye cyane, bakagerageza gukora ibishoboka byose ariko bikarangira baciye mu myanya y'intoki. Yapfuye nagiye mu kazi, inshuti yari imurwaje. Iyo nshuti yitwaga Pasikaziya, mu gihe umugore wanjye wari upfuye we yitwaga Muziranenge. Muziranenge amaze gupfa, abaganga bambwiye ko umwana azatungwa n'amata ya kigozi mu gihe cy'amezi 6. Icyakora nari nkeneye umuntu wo kubimfashamo. Natekereje kujyana umwana kwa nyirakuru, ariko natekereza ukuntu bahoraga bankubitira umugore ndabihindura. Nifuje kumujyana kwa mama, ariko natekereza imibereho yabo nkumva yazafatwa nabi. Ibyo natekerezaga byose niko nabibwiraga Pasikaziya. Pasikaziya amaze kubyumva, yambwiye ko yageze iwanjye ku manywa akamwitaho mu gihe nagiye mu kazi, nataha nawe agataha. Ukwezi kwashize ari uko bimeze, mu kwezi kwa 2 dutangira kujya turyamana. Nahisemo kumusaba kuguma iwanjye tukabana nk'umugabo n'umugore, kuko n'ubundi yandereraga umwana neza. Yarabyemeye, turabana. Umwana agize amezi 6 nyina Pasikaziya dukora ubukwe. Imiryango yo kwa Muziranenge yanyanze kurushaho, kuko nari nshatse umugore nyuma y'amezi 6 gusa wapfuye. Bahise batangira gukwirakwiza ibihuha by'uko ntakundaga umugore wanjye Muziranenge, bituma nsaba Pasikaziya kwimukana n'umwana wacu Benwa tukajya kuba kure yabo. Icyakora buri mwaka nasubiraga mu bice byaho navukiye, nkajya gushyira indabo no kurira ku mva ya Muziranenge. Najyagayo njyenyine, Pasikaziya agasigarana n'umwana we twimukiye. Ariko nari nibagiye kukubwira ko Pasikaziya basanze nta rubyaro agira, ikaba ariyo mpamvu ntekereza ko akunda umwana wanjye cyane, ntashingiye ku kuba nyina bari inshuti magara. Kujya ku gituro nabikoze imyaka 11, ariko mu mwaka wakurikiye hari n'aho turimo natangiye kujya nkorera hirya no hino, bituma mu mezi 3 ashize njya gukorera hafi yaho nashyinguye umugore wanjye. Ubwo rero kuri iyi tariki nifuzaga gutankarara mu rugo, kuko imyaka yose nararaga hafi yaho umugore wanjye wa mbere yashyinguwe. Nazindukiye kumva nk'ibisanzwe shyiraho indabo, ariko mpita ntangiye iwanjye mu rugo. Ngeze hafi yaho nahuye n'umugabo nabwiye ibyanjye, angurira inzoga. Mbonye akomeje kugura musaba ko najye mu rugo nkazana na madamu. Nitwaje agacupa ka mitsingi ngenda ngasomaho. Ngeze mu irembo numva mu nzu hari ibirori. Icyahise kinzamo nukuntu kuri uwo munsi naho hari agahinda, ariko iwanjye hakaba hari habaye ibirori ntanabizi. Ninjiye mu nzu nomboka gake gake, nsanga harimo abana benshi. Umugore wanjye Pasikaziya ari gukata keke. Mpita mbona ko ari isabukuru y'amavuko y'umwana wanjye bizihije. Byambabaje kuko numvaga ibyo bidakwiriye. Bakirangariye kuri keke, nahise njugunya icupa n'umujinya mwinshi, kubw'amahirwe make rifata umwana. Numvaga wenda rirahuranye iyo keke ikagwa hasi, cyangwa wenda rikabagwamo hagati bakabona ko narakaye. Nawe urabyumva rero umwana wanjye w'imyaka 12 yahise agwa hasi, aravirirana, abandi bana bakwira imishwaro. Duhamagara ambulance, ihageze umuganga ahamagara polisi bahita bandana hano. Umugabo yabaze inkuru ayibarira Bosco, amarira amuzenga mu maso.
Icyakora uko yimubariraga hari undi mugabo wari waje kubiyungaho nawe ababwira ibye na Bosco amubwira ibye, bakomeza gutyo bareba ko amasaha yakwicuma. Ku bitaro umuganga yahamagaye Pasikaziya arinjira asanga Benwa ashizemo umwuka. Kubyakira byaramugoye, yicara hasi ararira araboroga asa n'ubuze icyo akora. Uko yigaraguragaho mu bitaro niko yongeye gutekereza ukuntu yishe nyina w'uwo mwana, abaganga nabo bakibwira ko ari umwijima cyangwa kuva cyane byabiteye, none nawe akaba yishwe na se wamwibyariye, kandi byose biturutse kuri we wari wakoresheje ibirori ku munsi w'amarira. Yatangiye kwibuka neza akiri umukobwa. Pasikaziya yari inshuti ya Muziranenge, bombi bakunze umusore umwe bari baturanye, ariko umusore aza kwihitiramo Muziranenge. Umusore ari wahindutse umugabo w'aba bombi mu bihe bitandukanye ni Michel wari uri muri gereza. Igihe cyarageze, Michel na Muziranenge barabana. Ku bw'amahirwe ya Pasikaziya, Muziranenge wari utwite ahita ajyanwa mu bitaro. Agezeyo, Pasikaziya yabonye amahirwe yo gusohoza umugambi we. Mu gihe yabaga amurwaje, yifuzaga kumuroga agapfana n'inda yari atwite, ariko yakwibuka ko yabuze nyababyeyi nyuma yo gukuramo inda nyinshi yaterwaga n'abasore batandukanye, akavuga ati nzategereza muroge wenyine, ibyo mpanga n'ibicamo nkabana na Michel nyuma y'urupfu rwe, nzamurere nk'uwanjye, bizatuma Michel atanyanga kuko ntabyara. Muziranenge amaze kubyara neza umwana w'umuhungu akamwita izina yemeranyijweho na Michel wari mu kazi icyo gihe ari ryo Benwa. Nyuma y'amasaha 3 yarashizemo umwuka. Pasikaziya yari yamuvangiye uburozi mu byo kurya, bituma ava cyane kugera umwuka umushizemo. Ku bw'amahirwe ya Pasikaziya, Michel yaramwizeye amureresha umwana we, kandi nyuma yemera ko babana. Mu gihe cyose bageraga kuri iyo tariki, bibukaga Muziranenge, bakemeranya ko umunsi uzahora ari uw'akababaro. Rimwe rero umwana ageze mu myaka 11 yabajije uwo yitaga umubyeyi w'impamvu atamukorera umunsi mukuru w'isabukuru y'amavuko nk'abandi bana b'inshuti ze. Pasikaziya yamubwira ko impamvu atabikora ari uko atari yarabimusabye. Yamubwiye kandi ko se atabikunda, bityo ko bazakora uwo munsi mukuru Benwa yujuje imyaka 12 kandi bakawukora se adahari. Uko niko byagenze, birangira Michel ahageze amena umwana w'umutwe atabishaka akoresheje icupa rya mitsingi. Umugore yatangiye kwicira imanza nyinshi, yumva ko ari we wishe abo bombi, yaba Muziranenge wapfuye akimara kubyara cyangwa Benwa wapfuye ku munsi yavutseho, kuko iyo ataroga Muziranenge ntiyari gupfa, kandi iyo adakora ibirori ku munsi w'amarira, Michel ntiyari gutera umwana w'icupa ngo bimuviremo kwikora mu nda. Amaze kurira, yafashe telefone ahamagara kuri polisi abamenyesha ko umwana apfuye. Michel akibyumva yabuze uko yifata, ararira aboroga nk'uruhinja. Abapolisi baramufata baramuhumuriza, nawe nk'umugabo yihagararaho mu bigaragarira inyuma, ariko mu mutima ashingurwa. Icyakora abandi bapolisi bamuciraga imanza bamubwira ko ari umugabo mubi kuko yari yikoze mu nda. Icyari kibabaje kurushaho nuko yari yishe umwana we ku munsi yaburiyeho umugore we, kandi akaba ari no muri gereza. Michel yagiriwe impuhwe, ahabwa amahirwe yo kujya gushyingura umwana we, ariko agenda aherekejwe n'abapolisi kandi yambaye amapingu. Mu nzira agenda yatunguwe no kubona wa mugabo wari wabiyunzeho ubwo yabariraga Bosco inkuru y'incamugongo y'icyamuzanye muri gereza, ari umupolisi wari wigize nk'imfungwa kugira ngo ibe yumviriza ibyo abandi baganira mu rwego rwo gukora iperereza. Uwo mupolisi yitwaga Marco. Yabwiye Michel ko yababajwe n'ibyamubayeho kandi amusezeranye kuzamufasha, akamutangira ubuhamya bw'uko yishe umwana batabigambiriye, nibura akazagabanyirizwa ibihano. Barashyinguye, Michel asubizwa muri gereza. Ku munsi wo kuburana, umugore we Pasikaziya yaraje kuko yari wagombaga gutanga ikirego nk'umuntu wari uhibereye. Yaraturitse ararira, abasobanurira byose ahereye ku rupfu rwa Muziranenge, asobanura uko yamuhitanye. Michel abyumvise agahinda kamwishe kurushaho, amarira atemba ku matama nk'amasoko atobotse, kandi anaboroga cyane kurusha uruhinja. Pasikaziya nawe wavuganaga ikiniga, anyuzamo akanarira, yanavuze icyatumye Michel atera icupa umwana we, agaragaza ko iyo adakora ibirori ku munsi bagize uw'agahinda atari kubikora. Yarangije kubivuga bari aho bose barize, agaragaza ko iyo adakora ibirori ku munsi bagize uw'agahinda atari kubikora. Yarangije kubivuga bari aho bose barize, bari kumusabira kwicwa nawe. Michel yari ageze aho arira amarira ntazi. Pasikaziya bamwambitse amapingu baramufunga, igihe kigeze bamukatira urwa burundu. Michel nawe yafunzweho igihe runaka kuko atari gupfa gusohoka gutyo gusa kandi yarishe umwana, nubwo yabikoze atabigambiriye. Ageze iwe mu rugo yabonye ubuzima atabushobora, kuko yari agiye kuba adafite umwana, adafite umugore, n'undi yari yarashatse afunze, ahitamo kwiyahura. Pasikaziya yamenye ayo makuru arwara indwara y'umutima, kuko yaramaze kubona ko yishe abantu 3, ni ukuvuga Muziranenge yavangiye uburozi mu byo kurya, agapfa amaze kubyara. Uwa kabiri n'umwana Benwa watewe icupa na se kubera kurakara arakajwe n'ibirori Pasikaziya yari yateguye,
no kuba agahinda Michel yagize agatewe nawe ariko katumye yiyahura. Gereza yamuvuje ko ishoboye kose ariko biba iby'ubusa. Nyuma y'imyaka 2 Michel apfuye nawe arapfa, bamushyingura aho bashyinguye Benoît na Michel. Ngushimiye cyane kuba tugeranye ku misozo y'inkuru, ntekereza ko wakuyemo amasomo menshi. Ngize amasomo mvuga yaba yamfashije ku giti cyanjye kandi wenda atandukanye n'ayawe. Niba hari ayo wakuyemo, wibuke kuyohereza inshuti yawe kugira ngo nayo igire ayikuramo. Ushobora gukanda aho handitse like, ugakanda aho handitse subscribe niba utarabikora, kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha, kandi ukaduha igitekerezo cy'uko wakiriye iyi nkuru.